mfite ivuriro hariya kuri Nyirangarama, ariko ngo mufite na kiliziya. Mfite na kiliziya. Suragira mubwire ngo wabande kugira ngo ugire ibyo byose. Twari ubundi bwenge aho nakubwiye ku mafaranga mise ko nta mafaranga ubwira ngo hari uwampaye amafaranga, ariko noneho icyo nabonye ahubwo nawe ushobora kuba utazi nkuko ndi mu Banyarwanda bafite famu y'imbwa izi za berger aruma iki byose. Ikosa mu buzima no gucika intege. Hari abantu bajya bavuga ngo hariya mu ruganda rwanyu ngo hari ahantu haba ingurube ngo zihora zumva umuziki. Ahantu se ko ari izanjye, ikigo cyawe izo ngurube n'izanjye n'ingurube magana, ariko umuziki ntushobora kuburamo. Umuziki uzifasha iki? Umuziki utuma zimererwa neza. Nawe tekereza nta handi hantu haba hari ambiance kurenza mu ngurube. The Zoom TV 24. Turabasuhuje abakurikiye The Zoom TV 24. Muri mwebwe mudukurikiye, iyo mwerekeza mu ntara y'Amajyaruguru, mu turere tumwe na tumwe, cyangwa se mu ntara y'Uburengerazuba, mu turere tumwe na tumwe nyine twerekeza muri izo nzira, biragoye ko wahatambuka utabwiye umuntu ugutwaye mu modoka cyangwa se no ku kindi kinyabiziga ngo nugera kwa Nyirangarama uhagarare ngira icyo nigurira cyo gufata ku rugendo cyangwa se cyo kujyana mu rugo. Maze iminsi tumushaka kugira ngo aza tumara aya matsiko benshi muri twe dufite. Umunsi rero turamenya uwo Nyirangarama ni mu ntoki. Uyu munsi turashira amatsiko, cyangwa se Nyirangarama nibyo ngibyo baba bashaka kuhagurira yenda bitwaza mu rugendo biba marisari. Uyu munsi rero ayo matsiko uko muyafite nanjye niko nyafite, ariko dufite umuntu uri buyatumare. Tubahaye ikaze. Mwiriwe neza. Muratangira mutwibwira mutumara amatsiko. Ni Sina Gerard, nkagira entreprise izwi ku izina rya Sina Gerard Entreprise Urwibutso. Icyicaro cyayo kiri mu Majyaruguru mu karere ka Rulindo ahitwa kuri Nyirangarama. Kuri Nyirangarama nk'uko wayikomojeho ni ahantu, ariko none igishimishije ntabwo hakiri ahantu, ahubwo ni akagari ka Nyirangarama. Muri rusange nanjye ibintu nashimisha kuba noneho igihe kigeze kugira ngo uwahavukiye ajye kwiyandikisha mu bitabo bya leta, avuga ati navukiye kuri Nyirangarama, numva ari ishema, birimo izindi mbaraga zo gukomeza kuhakunda, gukunda igihugu muri rusange. Ibyo mpakorera hakora ibintu niyumvamo ko muri Made in Rwanda nibonamo, kandi n'igituma wavuze uti iyo abantu abagenzi cyangwa n'abandi mu buzima bunyuranye yumva ashaka guhaha akumva ahaha ibintu byo kuri Nyirangarama, nuko mu buzima bwa rusange, ubuzima bw'abantu mbutekerereza nkabutekerezaho nkabukorera, cyane cyane ko inshingano zanjye ni ubuhinzi n'ubworozi, ariko noneho nkongera agaciro ku byo nkora. Aho niho havutse urwibutso. Urwibutso ni uruva mu ifarini ikomoka ku ngano nk'umugati n'irindazi, nibyo mvuga. Kandi uru rwibutso niyo product ya mbere nashyize ku isoko kuva 1987. Hanyuma ibyo nkora, mpamvu ugera kuri Nyirangarama ukumva hari ikintu wagura, nkora ku buryo mu byo nkora bigenda byuzuzanya mu buzima bwa muntu. Tuvuye ku rwibutso hakurikiyeho agashya. Iyo ni umutobe ukomoka ku mbuto zihingwa mu gihugu cyacu n'Abanyarwanda, imbuto za marakuja, amatunda muri rusange. Umutobe birumvikana umutobe n'umutobe, ariko kuko ngenda nyuranya mu buzima rusange bwa muntu no ku isoko rusange, byatumye nongera agashya muri rusange kabonetse ku isoko 98. Mu 2000 nibwo nashyize akarusho ubwo noneho ni agasembuye gakomoka ku bitoki nyarwanda, bihingwa n'Abanyarwanda, bikengwa n'Abanyarwanda. Sina Gerard nanjye ndi umuhinzi, nanjye nkabihingaho, ariko ubundi nkafatanya n'abikorera cyangwa n'amakoperative, abantu b'inzego zose tugasangira isoko. Nyamara ntabwo ari ya nzoga ikomoka ku bitoki inywebwe mu Rwanda gusa, ari akarusho, agashya, urwibutso ubwo akabangana ko turakageraho. Byose byurira indege bikajya mu mahanga ku isi yose. Ibihugu bikeya nibyo byaba bikatarageramo ku isi, ariko bigerayo.
muri 2003 Kabanga gakomoka mu rusenda nyarwanda ruhingwa n'abanyarwanda, ariko mu mitekerereze yanjye nkaba nzi neza ko abantu bakunda urusenda, kandi urusenda mu bushakashatsi bugenda bukorwa n'impuguke n'abahanga ku isi, uburyo bwubaka umubiri, calcium ibamo, uburyo rutera imbaraga, uburyo bwubaka umubiri cyane cyane bizwi n'Abahinde n'Abashinwa n'abandi Banyaziya n'abandi bose, nabwo narwongereyeho agaciro. Urwo rusenda rero igihe kinini burya ntabwo ari ugutera apeti gusa, rufite n'umubiri. Abajya kuri za Google ikoranabuhanga byose barabibona ukanariza urusenda. Icyo mba nakoze ni ugufata ikiriho nkagihindura nkacyongeraho agaciro, kandi nkanoza umurimo, nkishimira igihugu cyacu ku kigo cya RSB kiba kidufasha kunoza kuzuza ubuziranenge, tukabitegura neza bikajya mu mahanga. Muri uwo mwaka 2003 n'akarabo biscuits ni nabwo n'akarabo katangiye kujya ku isoko, ngira agakomoka ku ngano, nkagira n'agakomoka ku bijumba, byose ni made in Rwanda, ni ibihingwa n'abanyarwanda, kuko nibanda ku bikomoka mu banyarwanda ko iyo ugura products zacu niko ubuzi ngo urateza ubunyarwanda imbere. Kandi igihugu gikize ku isi ni igihugu abaturage bacyo baba bafite ubushobozi bwo guhaha bameze neza bitunze. Nanjye rero nicyo mparanira, ikintu cyose cyakongerera ubukungu umuturage. Muri 2003 amajije kubona urwibutso Nyagashya, akarusho Akabanga ku isoko birimo biragenda neza, byatumye ntangiza ishuri aho kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Narebaga nkabona uko abanyarwanda bishimira uburyo ibyo dukora, ibyo dushyira ku isoko, asanga ntakwiye kuzakura ngo ngende ngere igihe nzagira imbaraga nkeya ngo mpagarike, kuko ubundi mu mikorere yanjye buri mwaka hari agashya kaboneka muri entreprise. Nibwo nashinze ishuri College Fondation Sina Gerard, rifite amasection 9. Ayo masection yose nayo umunyarwanda yibonamo, nayo urubyiruko rwibonamo, ku buryo urangije muri College Fondation Sina Gerard abona akazi, yihangira imirimo, kandi uwakoreye wese aranyurwa agashima kubera ko biga neza. Kwiga neza nshatse kuvuga ni uko dufite inganda zinyuranye, si ibyo dukora, bigira mu nganda, biga bapuratika ibyo bakora, kandi noneho bigahuza na leta y'ubumwe, uko nayo mu rwego rwo gushyigikira umuturage wayo, urubyiruko, kerekana ko kwiga 50 teori, kwiga 50 pratique, ukumva ko byombi bijyana. Byagera kwa Sina Gerard rero byose ugasanga gahunda tuyubahiriza, ku buryo examen ya leta itanzwe gutsinda niryo hamwe muri college muri rusange, ugasanga umunyarwanda icyo tubereho ari ukwiyubaka. Tukiri aho ngaho mise ngira ikibazo cy'amatsiko, ubu usanga benshi bavuga hano hanze, baravuga ngo iryo shuri ngo abantu baryigamo bigira ubuntu. Se nibyo koko? Niko bimeze. Ubu ngubu dufite guhera mu kiburamwaka, maternelle, primaire, secondaire, hagiramo n'amasection 9, ariyo section y'ubuhinzi, ubworozi, gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, food processing, hagatunganya gutunganya imisatsi, kudoda, gusudira, kubaza, kubaka no gukanika. Ibi byose tubifitiye za toriye bigiramo. Ariko kubera ko mu bushakashatsi n'amahanga ngenda ku isi hirya no hino mu bihugu, nasanze kurwanya ubukene atari ukubwira umuntu ngo nguhaye akazi gusa, nguhaye amatungo, ndakuragije, ndagukunda, ngize icyo ngo yo mu mutwe bitarimo, bigopfira ubusa. Hanyuma dusubiye, ndacyakomeza gufasha umwana w'umunyarwanda guhera muri maternelle na primaire, ni ubuntu. Buri mwaka tuba tufitemo abana bagera kuri 700 dufasha kwiga. Aho ngaho n'ababyeyi babo nabo tukagirana imikoranire, kubigisha guhinga, kubaragiza amatungo. Abana baje mu ishuri, ababyeyi babonye amatungo baragira, mu murima dushyizemo inkeri, amatunda, urusenda,
muri ubwo bufatanye ukumva ko ku cyicaro cy'uruganda nta rubi tugira mu gihugu cyose buri karere tugiranamo imikorere hamwe tubafite umwana w'umunyeshuri tubafite umuhinzi tubafite umworozi tubafite ukora bizinesi porodagiti zabonetse tujyanye bacuruza ku buryo tuzi neza ko mu buzima bwa buri munsi tuba dufite imiryango igera ku 5,000 entreprise Sinagera Rwibutso ifite abo ikorana nabo. Dusubiye inyuma mwatubwiye ngo mwatangiye iriya business cyangwa se ririya shoramari mu mwaka w'1987 niba nibuka neza. Aho niho urwibutso aho nageze igihe cyo kujya mu bintu bya boulangerie haba ngomba gukoramo akantu kadasanzwe naho ngewe niga ntekereza gukora business nahereye nani katatu. Okay, muri 1983 hanyuma 1983 nibwo entreprise nyayo nayishinze. Yego, icyo gihe mwari mufite imyaka ingahe muri 1983? Tujyafite imyaka 20. Mwabitangiye gute, mwabitekereje gute se? Birumvikana ntabwo wajya gutekereza gukora ikintu udafite icyo uheraho, ndavuga ngo igishoro. Yego, nigeze igihe ntagomba kwambikwa n'ababyeyi bijyana n'amasomo birangiye ntekereza kwihangira umwuga, kwihangira umurimo. Icyo nashingiyeho cyane ni ubuhinzi, kuko ubuhinzi bwo ari nsanzwe n'ubundi mbwinjiramo ndi mutoya niga, ariko nkagira uko niharika simbi naryama ngo ndaryamiye ngo nzategereze igihe nzagira mu ishuri, oya, ahubwo nkajya mu karima kanjye buhoro buhoro uko ngenda nkura. Niyo mpamvu no mu gutangira icyo gihe akabutike ariko kabaga karimo n'ibintu bigenda bikomoka ku buhinzi, gutyo nkagenda nshyiramo imbaraga uko nshoboye bizamuka gutyo, ku buryo aricyo natangamo inama mu kunoza umurimo. Nibwo nakomeje ngenda nzamukamo buhoro buhoro nshyiramo amafaranga utwo dufaranga rero mwari mwadukuye he kuri iyo myaka 20 kugeza mu ntekerezo ese yarangaye? Nabivuga ko yari make cyane kubera ko ndi muhira ndahinga kandi ababyeyi bakinyambika, aho niho ngira nkashimira ababyeyi kurya bangaburira. Nyamara ngiyewe ayo nkuye mu buhinzi no murima nahinze mu murimo w'ababyeyi nkabika bakanambikira nta nayo nibikira. Niyo byageze igihe ntangira gushora mu buhinzi, ntangira gushora muzamukamo buhoro buhoro, byose birashoboka. Iyo bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya, n'ubwenge ni ukubutangira hakiri kare. Ntabwo bakurira amashuri ngo ugende uzabona abantu bagende yige agere mu gihe cya doctora professor, ngo icyo gihe nibwo agiye gutangira umurimo n'uyu atarawutekerejeho mbere. Biravuna cyane bikunda kugaragara mu mirage, mu bya bindi iyo umwana atangiye gusimbura ibintu by'ababyeyi. Niyo mpamvu uzasanga nka kampani z'Abahinde zikomeza, kuko akiri umwana araza akicara ku meza areba uko bacuruza, uko bakira amafaranga, bikamwinjira mu bwenge. Yazamara gukura habona amafaranga ngo amuteshe umutwe. Ni ibyo ngibyo kuko barafite ukuntu yabikozeho. Uri mukuru ukinjiramo bizinesi akaba winjira amafaranga ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ubwo tuvuge ngo kuri iyo myaka 20 ababyeyi barabafashije bakabahaga akarima ko kwiharika, mukagashyiramo umwete, kakabyara umusaruro, ababyeyi bakababikira. Ariko se kugira ngo yenda mubashe kubona imbuto yo guhingamo cyangwa se yenda no gushaka abantu bafasha guhinga uwo murima, tuvuge ngo mwahereye ku mafaranga angahe? Ndishima cyane. Ndabwira abanyarwanda bose cyane cyane ababa mu buhinzi, iyo hari hose mu mirimo iyo basarura barangije gusarura, hari icyo numva mu karere k'iwacu bita guhumba. Umwana ajyamo rwose, ntabwo wajyamo uzi icyo ukora ngo uvemo ubusa, urahumba. Urabona hari ibyo bagenda bibagirwamo mu mbibi, mu ibyatsi byarakuzemo bakabitamo, abana bakajyamo bagatotora neza bagahumba. Nawe warangiza wakuramo ikiro kimwe, wakuramo ibiro 5, wakuramo ibiro 10. Icy'ingenzi ni ugushimira Imana iba yaguhaye ubwenge bwo kwizigama. Iyo ni imbuto. Yego. Igihe cyagera ugafata biba byabaye umutungo wawe. Nta babyeyi bajya
ibyo ntabwo umubyeyi abyambura umwana cyane ababyeyi bize. Yego. Ubwo mwatangiye iyo gahunda yo guhumba mugeze mu wa kangahe, mu mashuri angahe? Ntuye ko nkurira mu rugo gusa ngenda nkorana nabyo. Icy'ingenzi ni ukubuza ubwenge ukamenya icyo gukora. Nabyerega ababyeyi bakagufasha. Buriya ntabwo uzabona umwana afite itungo mu rugo uvuge ngo azajya kuriragira riragiranwa n'ayandi matungo, ariko ababyeyi bakamumenyera ko hari irye. Gusa bakabimenya. Burya ni ukumwubaka mu mutwe, ni ukumwubakamo ubwenge. Ibyo mbibona uyu munsi nanjye mparanira kubaka abana b'Imana nanjye yampaye, abo nabyaye kubakamo bakiri batoya, kuko nshima Imana ko ababyeyi banyubatse muri ubwo buryo. Murashimira ababyeyi, muravuga n'intego mufite ku bana muhereye ku rugero rw'ababyeyi banyu. Ababyeyi banyu baracyariho? Ese mufite abana bangahe? Igihe n'icyaho ngeze nyine ndaho ngaho nyine uburyo ababyeyi Imana ikomeze ibakire mu bayo. Aho ngeze narashatse ndabyara ndatunze, nta kundi nyine cyo gushima. Ikindi kandi ariko tuvaho ko natangiye n'uno munsi ndashimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu, nkashimira umukuru w'igihugu cyacu uburyo igihe cyose saa 11 za mu gitondo kumva hazamo kwihangira imirimo. Biriya ni inyigisho ikomeye cyane. Ni gutekereza ngo kuzahera ku byinshi biravuna, nzarebe n'umuvuduko imodoka igira naho igeze ihera ku 10, 20, 30. Umwana uwo ari wese mu nzego ziriho ku isi avuka nk'abandi, ariko akazakura. Niyo mpamvu iyo ushatse gusimbuka biravunana. Mwagiye mutubwira rero amazina reka mvuge ngo y'ibyo mukora. Hari abantu benshi bagiye bakunda kwibaza ngo amazina atangirwa na a, aga, aka, ibintu nk'ibyo. Ayo mazina muyakura hehe? Akarusho, akandi, akabanga, akanozo, akaryoshye, akawi, akacu, akiwacu, akiniza, akamanzi, ak'ingenzi. Ubona ko kagezweho. Iyo ni hand sanitizer. Yego. N'akamuri. Iyo ni foromaje. Yego. Ayo mazina rero muyakura he? Mu by'ukuri no kubyibaza ikindi umunyarwanda nyawe mvuga ikinyarwanda, izindi ndimi ziza nyuma y'ikinyarwanda. Iyo tuganira ikinyarwanda akandi bizamo, akabanga bizamo, agashya bizamo. Muyahitamo muhereye kuki? Ndanariza nca bugufi ko tuganira, nataha amakwe, nakumva disikuru, nakumva abayobozi bashishikariza abantu, nakumva abaturage tuganira. Ayo mazina ngenda nyanota nkayandika, ubu mfite amazina menshi abitse ku buryo iyo nungutse product ndagenda nkanirebamo iyo product n'izina byajyanira n'iriye, tukagendana. Niyo waba wansuye nakubwira nese wowe nta zina utanze ukarivuga nkaryandika nkabika, ategereza igihe kizagera nkarishyiraho. Kandi rero nibanda kuri kuko nyine muri Made in Rwanda kwihangira umurimo. Iyo mbireba mu gihugu cyacu sinjye nyine, ariko nanjye numva mbona ndi mu ba mbere nshingiye nuko abanyarwanda babibona, uko babimbwira, ibikombe mbona kuva mu karere, mu ntara, ku rwego rw'igihugu. Igihugu yarampembye, minisiteri zinyuranye zirampemba, muri East Africa barampemba, mu Buraya barampemba, mu bihugu bitandukanye. Igikombe cya mbere nacyakiriye Frankfurt Germany, France, UK, Swiss, ndambuka no muri Amerika naho barampembye kubera karite ya product dufite Made in Rwanda. Noneho muhereye kuri ibyo bihembo bitandukanye n'uburyo ibyo mukora bigaragara ku isoko, yaba iryo mu Rwanda, iryo muri Afurika no mpuzamahanga. Kandi mu by'ukuri duhereye ku byo tumaze kumva, mwahereye ku guhumba mugenda mwiharika
reka mvuge ngo bisa nkaho nta n'igiceri cy'amafaranga mwahereyeho. nta by'amafaranga Yego. amafaranga nakoze ku buryo amafaranga aza, niyo mpamvu buriya nishimira uruganda rufite uruganda rurakora rukabyara amafaranga. Noneho muhereye kuri ibyo buryo mwagiye mutera intambwe gake gake naho mugeze ubu ngubu, mwumva mumeze mute? Mwumva mwitekereza gute? Mwumva mbese ni nk'iki mutekereza muri mwebwe? Icyo ntekereza, inzira ziracyari ndende. Icyo ntekereza cyane ni impanuro urubyiruko rwabona. Ntekereza ku rubyiruko cyane kuko urubyiruko igihe rufite imyumvire myiza kandi birigaragaza. Nkongera nkishimira kuba ndi mu gihugu cyiza nkunda, nkishimira imiyoborere myiza uhereye ku nzego z'ibanze, nizo zituma dufatikanya kugera kuri ibi byose, kugera ku mukuru w'igihugu, uko igihugu akifuza, ku miyoborere, mu iterambere. Ibyo byose ndabyishimira. Ibiriho ndabyishimira, n'isi muri rusange uko tekinoloji zigenda zivuka, noneho no kumva nzirimo. Ikindi nkongera kwishimira ko iyo nshatse gusura umuvandimwe ndamusura, ari ukumutwerera cyangwa se atameze neza yaba arwaye, nkabyishimira. no nafasha nk'abaturage, kubona umuturage utifite ariko ukageraho umuvana umujyana. Ngewe mu byo nkora mvana umuturage waraho yumva ubuzima bwaranze, abana be nkabashyira mu ishuri, nkamuragiza inka, si mugabire nkamuragiza inka kugira ngo veterineri abone uko ayikurikirana. Inka iyo imaze kugera ku muturage, ubwo ifumbire ryabonetse, enjeniyeri agoronome akabona akazi agakora. Umuturage nyuma y'umwaka, imyaka 2 atangira kwiyishyurira mituweli. Icyo ngicyo biri mu byo numva rero nishimira, kuko nishimira ko ubukungu duharanira kujya mbere ari ukujyana n'abaturage. Aho uri ukibonamo ko uzamukana n'aho amaboko agera n'ubushobozi, kandi rero bigenda bigerwaho kuko muri vision mfite ndabona ntangiye kugera muri 2022 ko navuze ko ngomba kubona umwana uri imbere yanjye ufite lisansi, naragize uruhare mu kumuvana mu rugo atabizi, niba batabisabye, yararangije afite mu nzego z'igihugu afitemo umwanya. Muvuze kuri icyo kintu kirebana no gushyigikira, agira amatsiko yo kuvuga ngo ariko umuntu ubasha kugera kuri ruriya rwego ubundi afite amashuri angahe, afite za PhD zingahe? Ubwo aho ndashaka ko mumara amatsiko abantu bibaza bahuza amashuri n'iterambere ry'umuntu. Ibyo birasobanutse kugira ngo babyumve. Ufite PhD ari muri entreprise, izo za engineer zinyuranye z'amoko yose bari muri entreprise. Muri college fondation Sinagere za university zose zirimo, ishuri ni iryanjye, entreprise ni iyanjye, byose imiyoborere ni njye uyobora, kandi nababwiye ko buri mwaka mba mfite aho nerekeza, ntabwo turi hamwe. Ibyo byose rero ayo ngayo wambaza, nakubwiye amashami ishuri rifite, nakubwiye product ikigo gifite, n'irindi terambere n'irindi koranabuhanga. Byose rero niwo ugomba kubihuza, warangiza ukantukira. Aho mba ngusubije gutyo n'ubwo ngo abantu batibeshye bakajya n'ibibarangaza. Ukegama ngo mfite PhD gusa udafungutse, ngo kandi ngo ugire n'urukundo rwo kuyikoresha. Ukegama bakazaguherekeza ntacyo usize. Yego. Nibyo rero ntawe ugomba kwiheba, kandi icy'ingenzi gikomeye cyane ni ubwenge kamere ufite, yaba mu icungamutungo, yaba mu gutekereza uko umutungo wabo, kongera ko byose bijyanirana kugira ngo ujye mbere n'urukundo ugirira abantu, ugirira abandi mu mibanire. Kuko iyo ubakunda bituma ukora. Yego. Kandi ukumva neza ko mu gukunda ntiwiyumvemo ko wowe ari wowe ugomba kwitunga. Umuntu avuga ngo mfite ayanjye, mfite ibyanjye, oya, ahubwo ugakora ku buryo ibyo ufite n'abandi babigiraho access yo ko bibafasha. Ubwo nari nshatse kubabaza ngo mwebwe mwize aya mashuri nyine tuzi, mwize kugarukira hehe? Ndongera mbigufashemo. Nakubwiye ngo icyo nkora ni ukwirinda kugira abo ndangaza. Yego. Mfite ivuriro hariya kuri Nyirangarama, ariko ngo mufite na kiliziya. Mfite na kiliziya. Surajya mubwire ngo wabande kugira ngo ugire ibyo byose.
hari ubundi bwenge aho nakubwiye ku mafaranga mbese ko nta mafaranga ubwira ngo hari uwamuhaye amafaranga ntawe none rero urumva na kiliziya sinene urumva ko yize kiliziya ikibereyeho ni uko nshaka mfatanyije n'igihugu muri rusange n'abanyarwanda banyuranye ni uko nshaka Collège Fondation Sina Gerard ko izajya abana barangijemo bazajya bafite indangagaciro za gikristo bazi ko Imana iriho bakagira indangagaciro z'igihugu uwo mwana niyo munyarwanda yazagera ku isi nk'uko umukuru w'igihugu abivuga anabyifuza aho anyuze bakamenya ngo ni umunyarwanda bitewe n'uko umubonye afite ubwenge afite ubwitonzi afite ubunyangamugayo uwo niwe nubaka niyo mpamvu mu bijyaniranye no kwiga ushobora kwiga ukiga nabi ukazarangiza ariko bidasobanutse ko uguhaye akazi kose wajyamo ukumva ngo ni ukuyashaka gutyo oya nanjye mfite noneho mfite n'uruhare rw'uko buri cyumweru mfitemo isomo ngomba kujya gutanga mu kigo cyanjye shingiye aho nagereje umwana akaziga mbere na mbere umwana aratekereza mu mutwe ko iyo atangiye guhinduka mbona ndangije primaire iwacu bambwira ngo Sina Gerard ni wundihira Sina Gerard ni muntu ki akora iki ugasanga ni umuhinzi usanga ni umworozi akamanza akiyubakamo ko umuhinzi atari umukene kuko umuhinzi bitavuga ko agomba gukena agahinduka mu bwonko agahinduka mu mutwe akiyumvamo noneho ko yanahinga kandi n'amasomo yose atangwa akayumva kuko burya guhinga ukavuga ngo ni umukene biterwa no guhinga nabi nta mahugurwa ntabyo wize none banabyize akumva ko abikurikiye agahera ku dukeya akajya muri tekinoloji zira ngo ntacyo yageraho aho niho Sina Gerard azira rero waramukurikiye ukumva uko agomba gukora impamvu nakomeje kwibanda kuri icyo kibazo ni uko hanze aha haba havugwa byinshi ugasanga umwe uramubwira ati ariko yenda wagiye wiga wagerageza ugatera intambwe ukiga ukaminuza kubwira ati se Sina Gerard we ko ataminuje ibyo mumbwira mu nawe hari icyo abaye mbese ndi gushaka kumara abantu amatsiko urayamara ndahari niwe wese turaganira kandi yego noneho murambwira mwize aya mashuri nyine tuzi ikiburamwaka uwa mbere uwa kabiri mu byo nkubyo byose ni ibyanjye yego kandi ndacyashyiraho n'ibindi mu bihe biri imbere na university tuzicara ahangaha nyikubwira bishatse kuvuga ngo muri ayo mashuri muhanga se namwe mwigamo cyangwa ndigisha ubu murigisha mwebwe mwize kugera kuri uruhe rwego noneho nyine nakubaje navuze nti ibyo ndabizi ariko iyo tuganira ariko ntabwo ubonye ukuntu basaba umugeni ntabwo wagira ngo nje gusaba umugeni gusaba ya baramanza bakakunyuza hirya kugira ngo bumve neza ko ushobora wamugena umunsi yagiranye ibibazo niba ari umukobwa yagiranye ikibazo n'umuhungu barubatse se bazakugana nk'ayo mushyingira ushobore kubicaza hariya bagira inama niyo mpamvu nakubwiye ngo kuko ngeze igihe ndi umubyeyi nduje korojene niyo mbasubiza hari aho ngomba kunyuza urabizi ko Yezu yakoreshaga imigani ariho yigishirizaga ntabwo aza dirigiti kimwe n'uko bavuza ngo Yezu wakoraga biriya we yizangana iki kugira ngo ubyumve ahubwo nakubwiye ngo ndi umwigisha ngewe uyu munsi njyewe ngiye kwigisha n'ahandi hose nawe twanaganira n'ubu nkuganirira nkubwira ko ugomba guhinduka mu byo urimo kugira ngo ujye mu iterambere rifite icyo rimarira abantu bariho kuko niba nkubwira ko ibikorwa nkora ntabwo ari byo mu gihugu gusa mbanza mu gihugu mu ntara zose mfitemo amashami mu turere twose mfitemo abantu nkorana nabo narangiza simbyihererane nkarwana n'uko isoko dufite turisangira n'amahanga kugira ngo ibyo dukora ejo bitazabura isoko ugasanga byuzuye mu gihugu umuntu avuga ngo stock yanjye ntabwo yarangiye ngo mfite ibibazo byose ubwenge bwanjye bumbwira ko ntagomba gushingira noneho na business card ntabwo hariho ecotourisme ibyo nkora n'ibyo mfite uyu munsi sinshaka kugira ngo genda umva ngo inganda barafunga ngo batabibona bakabigana oya genda fungura ahubwo batoya bakajyamo ko naragiye nko mu Budage mbona ko uruganda rukomeye rukora amamodoka rufata abana batoya bakishyura ababyeyi abana batoya bakabajyana igihe cyose bakiga muri system yo kwiga ariko bakabona igihe kinini cyo gutembera mu ruganda kugira ngo mu bwenge hatangire kwiyumvamo icyo uruganda icyo ari cyo
urumva niba umwana wamaze ngo amata tuvuge ngo tuka ku igare gusa ku igare akagarukiraho ibyo urumva no harimo ikibazo. Niyo mpamvu ibyo nigisha nuko nahanze ibyo ari byose niba nshobora kuvanga nkazenguruka isi nk'ijyanye nkajya gusura inganda nkajya gusura ku bantumiye urumva wongereje ni nk'iyo wambaza ngo nabonye ibikombe bingahe nabonye igikombe cyo mu nzego z'ibanze mbona no mu cy'inzego zikurikira kugeza kuri perezida wa repubulika niho navanye n'ubushobozi bwo kugira ngo no hanze n'isi imenye ibyo nkora. Urugaga rw'abikorera ruhora rushakisha kumenya hanze hirya no hino aho umuntu ufite agashya yajya kukamurika akajya kukerekana. Mbashimira minisiteri yacu y'inganda nayo baba babizi, hari ingendo badutegura tukazijyamo, hari ingendo natwe twitegura tukazijyamo. Ubwo ni uruhurirane, ni nk'uko nakubwira ngo umutungo mfite ndawuhagarariye ariko si uwanjye ahubwo ni uw'abanyarwanda, n'uw'abantu batuye isi, ni uw'umuryango sangiye na bose. Mwatwemereye ko amakuru bavuga yuko ngo mwashinze kiliziya ariyo iyo kiliziya ngo yitwa Mutagatifu Gerard Saint Gerard Mutagatifu Gerard ko ngiye nabatijwe nyine mutoya. Yego yumva entreprise ari urwibutso na entreprise nyine muri byisi. Bivuze ngo muri abemera ba kiliziya gatolika? Muri kiliziya katolika rwose nagiye muri katolika ndorohinja ndabatizwa, none ntabwo nasigiye aho ngaho. Ubu ni kiliziya ifite ababikira bahaba babamo bakurikirana mu miyoborere yabo, iyobokamana bararyigisha nyuma y'amasection nakubwiye, bariga bakigishwa kuko nzi ko kumenya Imana nzi icyo bimfasha. Hanyuma noneho rero duse nk'aho twinjira mu tuntu n'utundi. Mwatubwiye ko muri 83 mwari mufite imyaka 20, ngo bivuze ngo mwavutse muri 63 niba nzi gukora imibare neza. Hanyuma ubwo ngubwo uyu munsi mufite imyaka iribaze hari byo wabaze mufashe mu nkorera imibare. Natangiye na entreprise 93 nibwo noneho yandikisha ari entreprise byose no kumenya muri gihe gatatu iyo kaje hazamo ibintu byiza cyane. No muri 2003 niko byagenze habonetsemo ibintu byinshi. Muri 2003 hajemo akarabo, hazamo amashuri n'ibindi byose. Ubwo mumaze kugira imyaka 58 wabareba ashaka gutekereza ko mukiri nko mu myaka nka 40 na umuntu agerageje kugenekereza. Hanyuma nabyo nakubwiye cyane no kubera kunywa agashya. Agashya akandi akarabo mu byo nkunda cyane mu byo nkunda. Ubwo aho muhise musobanura n'icyo nashaka kubabaza. Mu biribwa mukunda iki mu buzima bwa buri munsi? Ariko urumva ko umba nageze mu byo utekereza. Yego. Mpinga mfite urutoki rwinshi cyane. Yego. Nkunda ibikomoka ku buhinzi. Nabwiye ko twamaze kwinjira mu tuntu n'utundi. Ubwo ibyo ni ibirebana n'ibyo kurya. Igitoki kiza ku mwanya wa mbere. Hanyuma bajya bavuga ko kugira ngo umuntu adasaza cyangwa atagaragara nk'ushaje abakunda no kuruhuka n'ibindi bintu bitandukanye. Iyo mwaruhutse mukora iki? Mu kuruhuka kwanjye nkanjye ngendera ku rubyiruko kuko nifuza kuba hafi y'urubyiruko. N'ubwo urubyiruko narwo rubafasha kuruhuka kudasaza vuba. Ufite ikibuga cy'umupira, hari ikipe y'umupira. Yego. Ubu rwose cyaruzukira hari. Nkagira abakorobati basimbuka. Barasimbuka mbandeba nkanezerwa nkabibonamo nanjye simbuka nkiri mutoya. Ariko iyo mbabonamo nkabashyigikira nanjye mba niyubaka kuko ari byo mba ndeba by'ubutwari. Iyo umuntu agatekereza akiri mutoya, iyo babikora ubireba witekereza ukiri mutoya aho kureba bakambakamba ngumbe nawe bakambakamba. Nkagira korari iririmba mu kiliziya. Ibyo urumva ko ibyo ni ibinezeza ariko bifasha n'abantu bose muri rusange. Ubu noneho ikipe navugiriwe vuba nshyashya na Telkisu. Nubatse ngira ngo muri no minsi ishize nko kwezi gushize
twagiye mu marushanwa y'igihugu babaye aba kabiri ba mbere na aperi entreprise bahita ikurikira kandi ntoza guhera no kuri ba bana bato cyane ni namwe mu batoza njye mutoza mu kuko nanjye siporo ndayikunda mukunda iyihe cyane kugenda niya atletisme ndayikunda iyo niyo ya mbere kuko iriya misozi yose niyo handi kuyizamuka biranyubaka icyumweru mba mfite imisozi nurira yego ibanga turaryumvise hanyuma mu birebana n'iyo mwicaye mu rugo hari umuntu nk'abantu bakuru by'umwihariko iyo bicaye mu rugo hacaho ibiganiro bitandukanye ku bitangazamakuru bitandukanye iyo mwicaye mu rugo mukunda kumva ikiganiro cy'imbere na mbere cyangwa se kureba ikiganiro ntega amatwi cyane iyo ari utuntu n'utundi kuvuga ibintu by'ikoranabuhanga bidasanzwe mbitega amatwi cyane hanyuma rero hari abantu bajya bavuga ngo hariya mu ruganda rwanyu ngo hari ahantu haba ingurube ngo zihora zumva umuziki ahantu se ko hari izangi ikigo cyabo izo ngurube n'izangi n'ingurube amagana ariko umuziki ntushobora kuburamo umuziki uzifasha iki umuziki utuma zimererwa neza nawe tekereza iyo hari ibitaramo abantu ukuntu bagenda bakishyura amafaranga menshi bakararamo bamwe bakabakera cyangwa bagatabakereye burya ntabwo burya buryohe bw'umubiri binezeza uwo mubiri n'inyamaswa ibisimba nshaka kuvuga amatungo nayo arabikunda ni uko baramahura kindi byaragaragaye rero mu bushakashatsi twakoze iyo umuziki mwiza uri mu ngurube zirya neza zikura neza ntabwo zigira umushe wo kwirirwa zabuze icyo zikora usanga zurira cyangwa zicukura oya aba ari umutuzo kubyara zibyara neza kubangurira byose ni neza haba harimo amahoro noneho abakozi bashinzwe kuzibamo bimwumva abakoresha bashwana n'abakozi ngo bazitaye wagiye hehe ahandi hantu haba hari ambiyanse kurenza mu ngurube ahubwo n'abandi baza kubaganirira icyo gihe babaganira bituma baba mu ngurube igihe cyo kuzigaburira igihe bishaka kubyara mbese nabo bose ukabona bagabura nabo bahora babyina nyine bumva banezerewe aho hantu ambiyanse rero bituma natwe ingurube bituma twunguka neza ku buryo ko gahunda kandi ingurube nabyo nanabivuga nabyo nabonye biri mu itungo rifasha kuko iyo ingurube byariye amezi 3 ikabyara ibyana 10 iyo tugurishije ingurube tuyigurisha tuyinyuza ku munzani kiro ni 2,000 wow neza ko umuturage wayijyanye ukurikirana kujya mbere birihuta cyane ubwo tumenye n'irindi banga ry'aho umuntu yashora imari muri hariya buriya usanga mituweli ni 100%. yego aha hari amakuru tujya twumva ngo nimwe mwazanye ubuhinzi bwa pome bwa mbere mu Rwanda nibyo niko bimeze na n'ubu muracyazihinga nta nubwo tuzazireka harya ubwo pome zo muzikuramo iki yego n'imizabibu nabihingiye rimwe guhera muri 2005 nibwo bwa mbere byari bigeze mu Rwanda rwose nibyo kuko nagiye South Africa njya mu Buraya Ubudage cyane mu Faransa muri Amerika abakire babo b'abahinzi n'ibyo bahinga byatumye rero njya nzana imbuto ngerageza gukena zisarura dukeya nuko urumva pome reba urubuto rumwe 500 yego nubwo tutaragira kuri tekinoloji cyane iyo uko birumvikana bo nsanga barabihinze kuvuga ku bwa Yesu nanjye akaribwo niga kubihinga n'abatekinisiye dufite batabimetiriza neza yego ariko iyo zize wereka umuntu wese yiyesheje igiti kimwe twigeze kugira igiti kimwe kiriho imbuto 330. niba atari ibanga mufite abana bangaho ubu nongere manze mubwire ku mizabibu ariko izabibu nabyumvise ushobora kuba utabizi kuko imizabibu yareze turasarura dukora divayi yabonetse muri 2012 nayakiriye igikombe cyiza kiryoshye mu Bwongereza kwishimira tekinoloji umunyarwanda yagezeho kandi ifasha igihugu abana 5 aha hanyuma murambwira hari umuntu w'icyitegererezo mugira muri domaine iyo ari yo yose yego
icyitegererezo mu isi muri rusange. Ngomba ngenda nkomeza gukurikira amakuru uko abantu bagiye bagera ku bintu, uko niyo mpamvu navuze ngo nkunda utuntu n'utundi. Iyo twagiye hanze mu ma exhibition ugenda ubona ibyagezweho, cyane cyane ubushakashatsi. Urumva mu bintu by'ubushakashatsi, yego, ibyo bintu rero biranyubaka cyane. Kandi n'u Rwanda uko rurimo kwihuta mu iterambere, mu bukungu, mu ikoranabuhanga, nabyo bimfasha. Ni bya bindi uvuga byo kubyirukira mu rugo rwiza, kubyirukira mu Rwanda, kubyirukira mu gihugu cyawe, ukabona aho cyerekera turajyana. Kandi mubona ko mu isi iyo mukurikira disikuru y'umukuru w'igihugu, icyo aba ashaka nabyo biri mu byitegererezo by'abana b'u Rwanda ndimo nanjye mbabona. Iyo kurwanya nyakatsi mbyumvira hejuru, guhamagana kurwanya uburwayi amavunja mbyumvira kure. Ko iyo wanga nyakatsi ukanga ko umuntu arwara amavunja, ni uko umwifuriza kujya mbere, gutera imbere. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu akire amavunja ngo umeze amere gutyo gusa, ngo nyakatsi bayikora ukomeza umere gutyo gusa. Aho niho ngenda. Bivuze ngo nta muntu nyirizina w'icyitegererezo, ahubwo icyitegererezo ni gahunda ziba ziriho. Gahunda ziba ziriho kwerekeza igihugu cyacu n'isi muri rusange. Dusoza rero, muratubwira ibyo mubona bijya bigenda bica intege abantu bashaka kuzamuka, by'umwihariko abantu bashaka kwiteza imbere, muhereye aho mwahereye mwebwe. Ibintu byagiye bibaca intege, rimwe na rimwe ukabona wasubira inyuma, rimwe na rimwe ukabona wava mu murongo w'ubuhinzi wakwerekeza mu wundi murongo, hanyuma mutange n'ubutumwa. Njye natanga inama ukuri uwumva wese hari aho ageze kandi ashaka kujya mbere, yaba ari mutoya yaba ari mukuru. Ikosa mu buzima ni ugucika intege. Gucika intege, niyo wumva zigiye gucika byakuyobeye, ureba uwo wumva nyine ubona yaba mu karere cyangwa mu gihugu, ukamwegera ukamusura, yakubwira ngo icara ukicara, ahagarara ugahagarara, ariko ukumva ibitekerezo bye, ukamuganiza, ukamureba, akaba ari uhanga amaso. Wari ugiye gucika intege ukajya mbere, nta gucika intege ngo ugende wigunga ngo ibintu byose biranze. Kandi urabizi ko ngo intore ihora ishaka ibisubizo, ntabwo ari ukujyanamo n'ibibazo. Yego, kubona umuntu ari mu bibazo gusa avuga ibintu bibi gusa, kuko utavuga ibyiza ahubwo cyane. Ikindi, buri kintu cyose ukagiha agaciro ukumva ko bishoboka. Icyo kwirinda kujarajara, kwirinda kujarajara, ukumva neza uko wavutse, ukambakamba utabizi, nyuma ugahaguruka ukiga. Njya mbibona abakozi birirwa bahinduranya, urava muri entreprise ujya mu yindi, urava muri banki ujya mu yindi, urava muri minisiteri ujya mu yindi. Ubwo ngo hari icyo bakugize, icyo ngo icyo bakongeye, bakunomye abayobozi bawe, ibyo birumvikana. Ariko rero gutekereza ngo hari ikintu baragena ngo kugire directeur, bagena ngo bakongere, naho uri byose birashoboka. Kuko banki zigenda zirutana ubushobozi kubera abakozi bazigejejeho. Nawe ubaye uwo mukozi uzirikana uko banki yabayeho n'uko wifuza kwiba nk'iyo ubona ntayigerayo. Ibintu byose birashoboka. Nari kugenda yibona no mu burezi mba mbibona. Izo nizo nama natanga. Ntabwo nerekana, nta mpamvu yo gucika intege. Ntabwo ugomba gucika intege, nta kintu cyose wagera utiyoshye akuye. Kuko uzi kuko iyo akuye were kuririra kujya mu byo utaruhiye ngo wumve ugiye kwicara gusa. Ntabwo ari byo. Ariko gusa iyo bibaye ngombwa, wenda hari impamvu, hari abakunuma kujyayo, cyangwa se nawe utekereza aho ugiye kuzamura hasigaye inyuma, birashoboka. Aho kwifuza kugira ngo ujye mu byo udakoreye birafunana cyane. Icyo nicyo navuga, naho nta mpamvu zo gucika intege. Yego, bivuze ngo namwe ntimwigeze mucika intege. Kiraziririzwa. Yego, bisobanuye ngo nicyo mwabonaga cyagakwiye kubaca intege, cyababeraga isomo ryo gukomeza. Nicyo wakabonye, aho kugira ngo ucike intege. Ni niyo mpamvu urumva njyewe singira unkomangira ngo byukuye ku kazi. Ni gahunda, nkakora gahunda, ariko ya gahunda nkubwira ngo na cya cyitegererezo. Nk'ubu ngubu akarusho nabanje, akarusho
iyo ni ya banana wine ikomoka ku bitoki. Abanza gutekereza aba bazungu bo baza kandi bazanye kashi, kandi ayo madolari nahura nayo guhinga imizabibu yabo, bakoramo divayi yabo iri gufite karite yabo. aho ngaho haje uko igenda imenyekana, bigaragara ko aho kugira ngo azanye amakarito n'amakarito y'amadivayi, ahubwo yaza bikamubera igisubizo ageze aha ngaha. nk'ubu mu ruganda rw'amata, impamvu niba dukora amata y'ikivuguto tugakora inshyushyu tukongera nayo tukayakoresha mo yawurute tuyavanga n'inkeri, turacyakomeza. ubu mfite nicyo cyatumye nkora foromaje. yego ko amata amara igihe gitoya, ariko foromaje yo imara igihe kirekire. nk'iki gihe cy'ibibazo, aho kugira ngo wumve ari amaganya gusa, urabona korona virusi tugomba kuyirwanya, tukagira ingendo nkeya, bizinesi ziramanuka zirakendera. ariko siko ndi umworozi byagenda bite ko mfite abantu bagomba kuzana amata? kino gihe ni ugukora foromaje nyinshi, yego izo zibonekeka icyo gihe, aho kuba ibibazo bikaba ibisubizo. hanyuma dusoza rero, hari abana bareba nk'imitungo ababyeyi babo baba baragezeho reka mvuge nk'abana banyu wenda, cyangwa se n'abandi bafite ababyeyi bafite aho bageze, ugasanga aravuga ati ngewe rwose nta mpamvu yo kwivuna, data yarabikoze, ibyo yagezeho ni ibyanjye, nta wundi azabiraga. abo bana nabo nimugire icyo mubabwira mu magambo make. abana nagira icyo mbabwira, n'ababyeyi nabo ngire n'icyo mbabwira, ni uko ababyeyi, abana uko bangana kose ugomba kubamenyereza ubuzima nawe urimo, aho ukora minerivare, aho ukora uburyo bwo kubarera, bakatangira niyo waba ukorera n'abandi, ariko noneho ukagira uburyo ubaganiza, ubaba hafi, uwubaka. niyo nteko ikomeye yo kubaha ubukungu hakiri kare. ntabwo njya bindi ubona byo muri stage, nawe uri umubyeyi ugomba kugira stage yawe muri vakansi yo kubaba hafi. abana mu ntekerezo zabo, mpereye mu nanjye ndera mfite inshingano zo kubatoza publicité kuri televiziyo, akandi ni abana banjye ndetse n'abuzukuru batangira kumva ko byonyine kumenya publicité, byonyine kumenya kubyamamaza, bakiyumvamo igituma baririmba, bakaririmba. kandi no kuri telefone, mu telefone hakitabamo akarusho, hakitabamo akarabo. ibyo ni ukugira ngo mu mutwe batangire bumvemo ko gukora publicité nk'uko itangazamakuru ryiza ari ngombwa. niyo mpamvu itangazamakuru nanjye ryibonamo, iyo cyane cyane ko uba ufite noneho n'ibyo unatangaza byubaka abandi. n'abana rero n'urubyiruko n'ababyeyi, ni imibanire mukajyana. kuba utunze imodoka ukagira umwana utazi imodoka aba ari ikibazo. kuba mu mirimo ubamo umwana atayizi, ntamenye papa na mama, bakabona binjira bagenda gusa, utabonye umwanya ngo basobanure uko bajya ku kazi n'uko bakora neza, nawe yiga anabyigamo, nabyo ni ikindi kibazo. niyo nama natanga cyane, biragirwa abana n'ababyeyi. noneho umubyeyi kugira ngo uzatungure umwana ngo iriya nyubako niyo yawe, yarangiza akabona inyubako ngo ibaye ye, bakamushyirira amafaranga kuri konti atigeze azamukiramo, akabona kaje atabona, niho ubuzima buhagararira, ubundi bikamugora kubyakira. biramugora nyine uburyo bibayemo bikamuvunana. ariko yatangira ugira uko umumenyereza, ugasinya sheke yabibona, ukishyura, ukishyuzwa, byose abibona birimo, birafasha. babwije ukuri bamwe umugenzi cyane, ngenda hanze hirya no hino hanyuranye, ahantu hari iyo mitungo y'ikirenga. nta n'umwe, nta bakire nabonye baragera igihe cyo kwicara ngo bararya amafaranga. abo bana rero ntabwo kuvuga ngo gukora cyane, ahubwo agomba gukora cyane kurusha. agomba gukora cyane kurusha n'ababyeyi ibyo bakoze, kuko iri terambere tubamo, umuhanga avuga ko ugomba gukora buri gihe uharanira kuzasiga uhinduye isi nziza ku bikorwa byawe nawe ushyizeho. niyo mpamvu iyo umwana ahereye ku mitungo uko yaba ingana kose ze yamusigiye, wagomba kukuba inshuro nyinshi zirenze, agomba gukora. byanze byari kurya se aricara ngo ararya ry'iki? mbese azarya amasaha 2 cyangwa 3
ni ugukora bya bindi se yamuhaye akaba ari fondasiyo nziza abyaza umusaruro. Icyo nicyo kintu. Naho uzabona ari aho atembera ngo data yarakoze neza, aho ni ukumusabira. Byiza ni uko bamubwira ngo tuzakorane urugendo shuri kuri Nyirangarama. Kuri Nyirangarama uko habona cyangwa muri entreprise muri rusange amasaha 24 turayakoresha. Murakoze cyane ku mwanya muduhaye. Murakoze mu rwego rwo kubashimira, nongere mbivugemo neza ko itangazamakuru rifite akamaro gakomeye cyane ku isi muri rusange, mu bantu muri rusange, byagera noneho muri ibintu bya innovation bikaba akarusho, aho ibyo wakoze itangazamakuru rigufasha rikabigeza ku babishaka, rikabigeza ku bandi abo ari bo bose, bityo mu guhuza ubwo bukungu nabyo bikaba kwiyubaka. Akaba niyo mpamvu ingendo shuri z'amashuri anyuranye, ingendo shuri z'abikorera, z'abayobozi zikorerwa muri entreprise, izo ngizo zose nkomeza kubashishikariza baze kuri Nyirangarama no kwisanga. Iyo badusuye icyo mbakundira baraza bakareba ibyo tumaze kugeraho, bagatanga inama ibyo twakosora bibabereye, natwe tukabagisha inama ibyo bakora n'ibyo babamo. Ubwuzuzanye akaba ari bwo bukungu butuma wiyubaka bidasubira inyuma. Naho ibyo wakoze wowe ukabyifungirana, igihe uzaba warwaye cyangwa utakiriho bizagenda gute, byose bihita bibona. Murakoze, turabashimiye. Yego. Harya ubu ngubu kugeza uyu munsi muri rusange mukoresha abakozi bangahe? Dufite abakozi 500 bahoraho, tukagira abakozi bagera mu 1000, bamwe bakora bitewe banyakabyizi bijyanirana n'umuntu wo mu buhinzi, imvura yaguye, izuba ryavuye, umusaruro abonetse, gutyo bahindaguranya amasaha. Nk'uko navuze amasaha 24 abakozi barahinduranya, aho kugira ngo mfunge bavuge ngo abakozi batashye, icyo ndabizira. Ahubwo haboneka abandi babuze akazi bagasigara kuri rya zamu, kuko bigaragara ko hari abantu nkenerwa bari bubakenere. Hanyuma rero mutwemerere dusoreze ahangaha, ubutaha wenda twazategura tukaza kubasura kuri entreprise tukanirebera iriya mirima ivamo ibyo ngibyo mukore mu byazi ibindi. Buriya mu bintu bijyaniranye n'umurimo n'imirima ntabwo mwateze wenda amatwi cyangwa mwumve neza ko iyo hari inkeri hakaba inanasi, hakaba makadamiya, hakaba imizabibu, hakaba pome. Ubu ndimo ndagerageza n'ibindi, ibyo nibyo nzabereka muhageze kugira ngo ugire amatsiko. Niba uvuga ese shokora najya kuzikora zizavamo iki, nabyo biri mu igeragezwa. Twajya mu bworozi tugira amafarasi, tugira indogobe, tugira inka, tugira izantama, tukagira ihene, tukagira ingurube, tukagira imbata, tukagira uwa, tukagira inkanga, tukagira inuma. Ibyo byose ubworozi byo. Ariko noneho icyo nabonye ahubwo nawe ushobora kuba utazi, nkuko ndi mu Banyarwanda bafite famu y'imbwa, izindi za berger, aruma, iki byose. Ni ku buryo umuzungu wururutse mu ndege akaza akabona aho gutura, agomba gutekereza ngo ni hehe nakura imbwa. Nta mpamvu yo kujya kwinginga abaturanyi ngo urabaza hehe ko nziza ntanga mu mamurikagurisha, ahubwo nyine urabaza ukabaza kurangira kwa Sina Gerard, ukajya mu ifamu yazo ugahitamo iyo wumva ushaka ikigero cyayo, ntawe ugombye kugorana cyangwa mu ntekerezo zindi. Ni izo ngizo. Hari igihe umuntu ajya nko kuri konti akabikuzaho amafaranga runaka bitewe n'ibyo agiye kuyakoresha, ariko hasigaye bagatangira kubona ari make, muri make agatangira kugira ubwoba n'imbuto ndazazaho. Ibyo bintu mwebwe bigiye bibabaho umuntu akurikije imikorere yayo? Amafaranga uko ashaka kose, amafaranga ntabwo yarambika, amafaranga nakora nazunguruka. Buri munsi yose ushobora kuyajyana ukaba uzi ko ejo azongera akaza, ko amafaranga arasohoka akajya gushaka andi, agataha afite andatahanye. Nta bwoba rero, nta mpamvu. Aho ngaho babizi urubyiruko rwinshi rugira ikibazo cyo gushora, ukagundagunda ngo mama ninyasohora ngo bizagenda bite. Kuvugana n'umuhinzi uzi ko ataba imbuto burundu agataha, aho ngaho aba yarabirangije. Nta mpungenge ntazo, nawe kandi ndabukumaze. Abakunzi ba The Zoom TV 24 rero
turabashimiye. Ni iki kiganiro twari twabateguriye kandi twizere ko mwaryohewe. Ubutaha noneho tuzajya kubatembereza kuri entreprise Urwibutso neza, mwirebere nyine iyo mirima, ayo mafamu y'imbwa, aho ngaho ingurube ziba ziri kumva umuziki zikagubwa neza, mbese aho hose tuzahabagerera, murararitswe. Nawe utarakanda subscribe, kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.